twongere tubifurize ibihe byiza mwese mukurikiye Theo Barasa Network. Hashize imyaka 30 umwamikazi Gicanda yishwe. Hari muri Mata umwaka wa 1994 ku itariki ya 20 nibwo umwamikazi Rosalia Gicanda yishwe nyuma y'itegeko rya Kapiteni Ildefonsi Nizeyimana wari mu kigo cya École des sous-officiers ESO i Butare. Akaba yarishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Bivugwa ko Nizeyimana yafatanije n'abandi basirikare bari muri Lieutenant Colonel Muvunyi Tarsise nabo bo mu kigo cya gisirikare cya Ngoma cyayoborwaga na Lieutenant Ildefonsi Hategekimana na Gendarmerie yayoborwaga na Major Siriake Habyarabatuma ndetse n'interahamwe. Icyo gihe mu bagiye mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda rwari hafi y'ibiro bya Komine Ngoma harimo Lieutenant Bizimana bitaga Rwatsi, Lieutenant Gakwerere, Kaporari Aloyizi Mazimpaka na Dr Kageruka. Mu rugo rwe bahageze ahagana saa 5 z'amanywa bahasanga abandi bahigwaga harimo Jean Damascene Paris, Marie Gasibirege, Oreri Mukaremera, Karisti Kayigamba na Alphonse Saidia. Harimo kandi Uzamukunda Grace warashwe ariko ntiyapfa ndetse aza kurokoka. Yitabye Imana nyuma ya jenoside azize urupfu rusanzwe. Niwe watanze amakuru ya nyayo y'uburyo umwamikazi Rosalia Gicanda nabo bari kumwe bishwe. I Butare Gicanda yabayeho mu buzima bworoheje aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bamufashaga mu mirimo itandukanye. Ubwo abasirikare babasangaga mu rugo batwaye Gicanda n'abagore bari kumwe babajyana inyuma y'inzu ndangamurage y'u Rwanda barabarasa barapfa ndetse banasahura ibintu bitandukanye. Kapiteni Nizeyimana yahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha muri Tanzania, ahanishwa igifungo cy'imyaka 35. Tubabwire ko umwamikazi Rosalia Gicanda yavukiye Rwamagana mu mwaka wa 1928, nyuma muri Mutarama mu 1942 aza gushakana n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre watanze ku 25 Nyakanga mu mwaka wa 1959 ubwo yari Bujumbura mu Burundi. Mu mwaka wa 1961 ubwo hatangiraga kuzamuka ubushake bwo kwimakaza ubutegetsi bwa Repubulika, Gregoire Kayibanda ari perezida w'u Rwanda yirukanye mu Rukari umwamikazi Rosalia Gicanda ashaka kurandura burundu ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo. Umwamikazi Gicanda yishwe afite imyaka 66, abanza gushyingurwa mu rugo rwe mbere yo kujyanwa ku musozi wa Mwima aho imva yegeranye n'iy'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Tariki ya 20 Mata umwaka wa 2024 mu karere ka Nyanza habaye ibikorwa byo kwibuka umwamikazi Rosalia Gicanda wishwe n'ingabo za leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Mwakoze kubana natwe kuri Theo Barasa Network. Ibiganiro byacu birakomeza.